Muraho neza abakunzi ba The Casaflora Discovery, ni Alice n'ubundi kuri kamera. Nishimiye kongera kuganira namwe. Nk'uko mubibona kuri titre y'ikiganiro cyangwa se ku mutwe w'ikiganiro, tugiye gukomeza n'igice cya kabiri cy'ubuhamya cy'urugendo rwanjye rwo kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ushize nababwira ukuntu icyiciro cya gatatu cya kaminuza nakize imyaka 15 kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2024. Reka rero nkomereza aho nari ngereje ubushize, ariko mbanze mbashimire cyane kuri message nziza mugenda munyoherereza zinyongeramo imbaraga. Abantu bambwira ko ngomba no gukomeza nkiga n'icyiciro cya doctorat cyangwa se cya PhD. Ntawamenya iby'Imana igambiriye kuri twebwe ni byiza, ntabwo ari ibibi, kandi turacyabifitiye icyizere. Nyifitiye icyizere cyose, Imana yanjye nyifitiye icyizere cyose, nyifitiye icyizere nk'Imana ifite imbaraga, nk'Imana ihambaye, Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba, ibiruta kure cyane ibyo tuyisaba ndetse n'ibyo twe twibwira ko yadukorera. Kandi icyo nkundira Imana ni uko iyo ikoze ikintu igikora mu buryo budasanzwe kugira ngo hatagira umuntu ubyiyitirira. Nubisuzuma neza ukareba ibintu Imana yagukoreye, urasanga yarabikoze mu buryo bwiza, mu buryo buhambaye, mu buryo butangaje, ku buryo nta muntu n'umwe uri bubyiyitirire, ku buryo nta muntu uri buvuge ngo ni imbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye nabigizemo uruhare. Oya, Imana ibikora ku buryo buri wese ubibonye, buri wese ubyumva atangarira Imana, ateraho kashe, asitampinga ko koko ibi bintu bikozwe n'Imana, kuko biba bikozwe mu buryo budasanzwe, mu buryo butangaje, mu buryo buhebuje, mu buryo bwiza udashobora kubona ukuntu usobanura. Niyo ugerageje kubishyiramo inyurabwenge biragusiga. Niko Imana ibigenza. Reka rero nkomeze n'ubuhamya bwanjye. Ushize twasoreje aho nari nshikirije mu mwaka wa 2011. Sinakomeza kwiga, ubwo byarangiriye aho ngaho. Byo kwiga muri kaminuza ya Kabale mu gihugu cya Uganda byarangiriye aho. Hanyuma nyuma y'imyaka 6, ubwo ni mu 2017, ndongera ntangira urugendo rwo kwiga. Niyandikisha muri kaminuza y'u Rwanda, ndongera ndatangira bushyashya, mpera kuri 0, icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Niga 2017, ndumva twaratangiye mu mezi agana ku mpera z'umwaka, ngira ngo mu kwa 8 cyangwa mu kwa 9. Turiga 2018, ubwo nuko dukora ibizami. Murabizi isomo rirangiye bategura ibizami byaryo, gutyo amasomo yose ndayiga ndayarangiza 2019 niba nibuka neza. Twari twatangiye kwandika igitabo, amasomo yose nayashoje, hasigaye igitabo n'ibizami byose nabikoze. Hanyuma ntangiye kwandika igitabo, nandika chapitre ya mbere. Ndumva umusupervisor wanjye cyangwa se umwarimu wamfashaga mu kwandika, mu rugendo rwo kwandika igitabo, ndumva twarahuye rimwe, turahura, namuhaye hari ibyo namuhaye arabikosora, hanyuma turahura turabivugana, ambwira ibyo ngomba gukosora, birarangira. Ubundi dusigara tukajya tuvugana, twandikirana kuri email nk'ibisanzwe. Ibyo nakoze nkabimuha, akampa comments cyangwa se feedback kuri byo. Ariko bigeze mo hagati nanone ntibyakunda ko nkomeza, kuko abantu bakurikiye ubuhamya bwanjye mvuga urugendo
rwanjye rwo kurwaza umwana nanjye kurwara. Icyo gihe n'ubundi nigaga mfite umwana urwaye, ariko ndi kwiga, ntangiye kwiga nibwo namenye ikibazo umwana wanjye afite. Nibwo namenye ikibazo umwana wanjye afite, birangora cyane cyane, birangora, ariko ndakomeza ndarwana, ndakomeza ndahatana, ndiga, nkora ibizami. Twari abanyeshuri bakeya, ndumva twari abanyeshuri 8 mu ishuri, twigaga nimugoroba. Narakoraga ku manywa, nimugoroba nkiga, kuva twiga ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu no ku wa kane. Ku wa gatanu ndumva tutarigaga niba nibuka neza. Rwari urugendo rutoroshye kuko ndabyibuka icyo gihe natangiye mfite uruhinja rufite amezi, muri 2017 nari mfite uruhinja rufite amezi. Nkajya ku kazi ku manywa, nkava ku kazi saa 11:15 nkajya mu ishuri. Nageraga mu rugo nka saa 4 z'ijoro cyangwa se zirenga, bitewe n'urugendo uko rwagenze, mfite n'uruhinja. Ntabwo rwari urugendo rworoshye, ariko kandi mfite n'umwana ufite ikibazo ntazi. Nakimenye rero niga, ndabanza ndwana nabyo, ariko bigeze igihe cyo kwandika igitabo ngira ngo bindusha imbaraga, kubyakira birananira, kuko icyo gihe nashakaga ishuri ry'umwana, aho nsabye ishuri hose bakarinyima. Numva nikoreye isi, numva ikibazo kindushije uburemere, kindushije imbaraga, ari iz'umubiri, ari imbaraga z'ubwonko, ari imbaraga z'umutima. Kubyakira birananira. Ubwo urumva kwiga ntabwo byari bigihari, kubera yuko twe twarangije ibizami kandi narabikoze mfite amanota rwose adafite icyo atwaye. Hari ukuntu twajyaga tuvuga ngo ayo arahagije ku muntu umwe, yarengaga 75%, ntabwo yari mabi. Hanyuma kwandika igitabo ngezemo hagati byanga gute, ntabwo byanze ngo ndabiretse, birananiye, bigenze gute, oya. Ahubwo uko umwanya nyuma y'amasaha y'akazi, uko natangiraga gukora ubushakashatsi bujyanye n'amasomo yanjye, nisangaga ntashye nta na kimwe nakoze kijyanye n'igitabo ndi kwandika, ahubwo nahise njya mu bushakashatsi bwo gushaka igisubizo cy'ikibazo umwana wanjye afite. Ukwezi kugashira, 2 ndiho nshakisha ngo ni iki cyafasha umwana wanjye, ese ko no kwiga bitari gukunda, ko nabuze ishuri. Ntabwo umuntu utaraba muri situation nk'iyo ntabwo yabyumva, ariko byari bigoye, byandushije imbaraga. Ubwo ku ishuri bakatwandika, ntabwo byahise biba icyarimwe gutya ngo birorere, byari urugendo. Wenda bakatwandikira email twibutsa, kuko twagendaga dutanga raporo ya progress, twagomba gutanga raporo kuri kaminuza y'aho tugereje, twandika na wa supervisor nawe muvugana, mwandikirana aho bigereje. Ntangira gusigara inyuma, raporo nkayitanga nta kintu gishya nakoze ku gitabo. Imbaraga nyinshi nzishora mu gushaka ikibazo cy'uburwayi bw'umwana. Ngahora kuri Google, nkasoma,
nkaba mbonye ubuhamya. Murabizi ujya kuri Google ushaka ibintu runaka, wenda reka tuvuge ngo urashaka kuri malariya, ni urugero. Wakora ubushakashatsi wenda kuri malariya, n'iki cyavura malariya, hakaza izindi nkuru, hakaza ubundi bushakashatsi bushamikiyeho, nabwo ukabura busomye, ugasanga ugejeje saa 4 saa 5 z'ijoro, amasaha yo gutaha nkaba ndatashye, cyangwa se yaba no muri weekend wenda nabikoreye mu rugo, nkisanga buri gihe ntabwo nkiri focused cyangwa se ntabwo nkiri concentré kuri bwa bushakashatsi bwanjye bwo kwandika igitabo, ahubwo nagiye mu gushaka ibijyanye n'ikibazo umwana wanjye afite. Kandi ubwo uko ubisoma niko amarangamutima ari menshi, amarira uyata mu mashini uri kwandikamo cyangwa uri gushakamo ubushakashatsi, byinshi. Ubuhamya, murabizi isi yabaye umudugudu kubera ikoranabuhanga, ukaba ubonye ubuhamya bw'abantu muri Kenya, ukajya kubureba, umubyeyi atanga ubuhamya, ukabona umwana yari afite ikibazo nk'icy'uwawe, ubuhamya ukaba uraburebye, amasaha 2 akaba arashize, ukaba ubonye uw'i Buraya, ukabona uwo muri Amerika, ugahera muri ibyo. Mpera muri ibyo, hanyuma ya minsi y'amezi 6 twari dufite yo kwandika igitabo arangira, iby'igitabo narabiretse. Ariko hagati aho byatangiye ari uko najya gukora ubushakashatsi, nkisanga nagiye gushaka icyafasha umwana wanjye. Bigeze aho, ubwo niko mu mutima ngenda mpfa buhoro buhoro. Burerega ntabwo depression cyangwa se guhungabana cyangwa agahinda gakabije, sinzi uko mu Kinyarwanda cyiza, ntabwo biza rimwe gusa ngo bihite birangira. Kandi ikindi ikibazo ukigira utazi ko uri kukigira, ntabwo ubimenya kuri kukigira, ubimenya amazi yararenze inkombe. Kuko ntekereza ko ubimenye wenda wakwisunga n'abaganga bakagufasha hakiri kare. Ubwo niko amarangamutima yanjye yagendaga apfa. Kandi mubyibuke, mfite uruhinja, wa mwana ufite ikibazo nawe arahari, hari ibyo asabwa, hari sosiyete turimo nayo hari ibindi yongeraho, hari akazi, hari ibyo kongeraho, hari umuryango muri rusange, hari inshuti, hari isi nyine turimo, ibigukaranga. Iyo reka mbabwire, ntabwo isi yitaye ku bibazo ufite, ntabwo isi ifite impuhwe zawe, ntabwo isi ikubabarira, ntabwo iguha iminota yo kumva kugira agahenge. Oya, isi nyine iragukaranga. Ya mvugo ngo njya numva hari imvugo ivuga ngo uw'isi itarakaranga iba ikimushakira ibirungo. Ntabwo kuba ndi busy, mfite igihe kigufi, amezi 6 ugomba kuba nanditse igitabo nakirangije, nanakidefanze, mfite uruhinja, mfite akazi, mfite umwana urwaye. Ibyo byose ntabwo kimwe kiguha agahenge kugira ngo ubanze ukemura ikindi. Oya, byose nyine biguhurira, niyo si turimo, kandi ntibigenda no guhinduka, ntabwo bigenda guhinduka. Ni nayo mpamvu iyo dusangira ubuhamya nk'ubu, tuba tugira ngo umuntu yishakemo imbaraga, unumve ko atari wowe wenyine, wumve ko atari wowe wenyine, waba uri muri situation igoye, waba ufite ikibazo gikomeye, waba ufite ibibazo, waba ufite akabazo, waba ufite urubazo runini, sinzi mu Giswahili bavuga ngo hali ya kukuza na kudunisha,
kaba ari gato cyangwa se runini simbizi, ariko ibibazo cyangwa ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite, ntabwo isi yenda kukugirira impuhwe, icyo ni ukukimenya, ahubwo ukwiye kwishakamo igisubizo, imbaraga zo guhangana n'ikibazo, imbaraga zo guhangana n'ibibazo ufite, imbaraga zo guhangana n'ibikugoye zigomba kuba from within, zigomba kuva muri wowe, nizo za mbere. Imbaraga za mbere zigufasha guhangana n'ibintu byose bigoye ziva muri wowe mbere na mbere, mbere yuko ziva ku bandi. Abandi baza ari inyunganizi, ariko iyo wowe wazibuze urarangira. Ndi umuhamya wo kubihamya, ndi umugabo wo kubihamya. Imbaraga, iyo wabuze imbaraga z'umutima muri wowe, ni bya bindi bavuga ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Iyo wabuze imbaraga z'umutima muri wowe uba warangiye. Ntabwo ubufasha buturutse hanze, ntabwo ubufasha undi muntu buturutse hanze, ndavuga ku bandi bantu, inyuma yawe, inyuma yanjye Alice, ntabwo bugira umumaro cyane nk'ubufasha bwava muri wowe. Ikibazo waba ufite cyose, ibibazo waba ufite byose, ingorane waba ufite izo arizo zose, imbaraga zo kuhangana nabyo, imbaraga zo gushaka igisubizo cyabyo zigomba kuva muri wowe mbere na mbere, mbere yuko ziva ku muntu mwashakanye, mbere yuko ziva ku bana wabyaye, mbere yuko ziva ku babyeyi bawe, mbere yuko ziva ku nshuti, mbere yuko ziva kuri leta, mbere yuko aho zaba ziturutse hose ni muri wowe n'Imana yawe. Reka ngaruke ku buhamya bwanjye. Ako kari agaciyemo, ariko ntabwo natandukiriye, n'ubundi ni muri wa murongo. Nababwiraga ukuntu ugenda upfa, ni ruto, ni ruto, ni ruto, ni ruto. Hanyuma byaje kugeraho ndarangira, nsigara ndi igishushushungwa, kandi njya ku kazi, ntonda ku kazi, kandi mfite inshingano nk'umubyeyi, nk'umugore mu rugo, umuryango mugari nawo rimwe na rimwe hari ibyo unsaba. Sinababwiye se ko umuntu ari we wigira yakwibura agapfa? Sinababwiye ko imbaraga zo guhangana n'ibibazo ni wowe, ni jye jyenyine. Hanyuma nza kugera ku rwego, simbizi niba ndibuvuge ngo nashyize ku munzani, ariko naratekereje, reka ne kubeshya, ariko nageze ku rwego igitabo gisa nkaho gisibanganye mu mutwe wanjye, numva nta n'icyo bimaze, numva nta n'umumaro, numva nta kintu bimaze, numva ni ukwigora, numva nkomeza inzira yo gushaka igisubizo cy'ikibazo cy'umwana wanjye. Ubwo naho byagarukiye. Abandi barize, baranditse, barasoza, baragraduatinga cyangwa se barambara, nuko birangira bityo. Ariko ntabwo ngiye muri detaye cyane uburyo kaminuza yatwongeraga igihe, ariko biranga nyine, kuko buriya umuntu yiga ari muzima, yiga iyo yumva, iyo ubwonko n'umutima bicyumva impamvu yo kwiga. Ariko iyo umutima utacyumva impamvu yo kwiga, iyo umutima utacyumva impamvu iyo ari yo yose, impamvu yo kubaho, iyo umuntu atacyumva impamvu y'ubuzima arimo, biba bigeze ku rundi rwego. Ntabwo numvaga atari na ngombwa. Nta muntu, ndatekereza ko nta muntu nigeze mbwira ngo rega ntabwo biri ngombwa. Narababwira nti mbirimo gusa, narababwira ngo mbirimo,
cyane ko nta mwenda nari mfite ku muntu. Buriya iyo wiga ababyeyi bakwishyurira uba ufite compte à rendre ku muntu, ariko iyo wiga wiyishyurira nta raporo uba uha umuntu, uba uyiha wenyine. Yari jye n'umugabo wanjye. Mpamya neza ko n'umugabo wanjye atabyumvaga, ariko umutima wanjye warabizinutswe, n'umuntu yabimbaza nkumva ntabwo nshaka kubivugaho. Rimwe na rimwe ndabyibuka hari abantu bajyaga bambwira ngo ariko wowe ngo ikabare warize ntiwabirangiza, none muri kaminuza y'u Rwanda ntubirangije. Mbese reka mbabwire, mu maso y'abantu uhinduka nk'ikigoryi. Hari ubuzima ubamo abantu bakabona kuri ikigoryi, hari situation ubamo abantu bakabona yuko udatekereza, udashyira mu gaciro, noneho ugahinduka iciro ry'imigani. Kuko hari abantu babivugaga bakabimbwira, ubwo tekereza ntahari rero bavugaga ibingana gute, ariko numvaga atari cyo kimbabaje. Njya nibuka umunsi umwe nigeze nsenga Imana ndayibwira ngo niba ari amahitamo umpitishijemo ko akazi mfite nkabura nkajya gukora akazi ko gukubura mu muhanda. Ntabwo ibi mbivuze kubera ko mpfobeje akazi ko gukubura mu muhanda, ariko ndashaka kubabwira uburemere bw'umubabaro nari mfite. Nabwiye Imana ndayibwira ngo basi se aka kazi mfite kankureho, umpa akazi ko gukubura mu muhanda, ariko umwana wanjye akire. Umuntu utarahura n'ikibazo yakumva ari ubupfu cyangwa simbizi. Nta nubwo nkeneye ko abantu bazareba iyi video bavuga ngo wasabye neza cyangwa wasabye nabi. Nyine ni jyewe, wowe ushobora kutabisaba gutyo. Nari mfite akazi keza, nakoraga mu muryango umwe mpuzamahanga ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ntari buvuge kubera ko atari ngombwa, ariko mpitamo ko ako kazi kahagarara nkajya gukubura mu muhanda, ariko umwana wanjye agakira. Urumva rero nari ndimo, ntago kwiga ari ibyo mu by'ukuri simbizi. Ikindi wenda dukomeye bitandukanye, duhangana n'ibibazo mu buryo butandukanye, nta nubwo ndi kwisobanura, gusa ndi kubabwira nyine ibyabaye kugira ngo mwumve urugendo rw'imyaka 15 rwo kwiga icyiciro cya 3 cya kaminuza, mu gihe abandi biga umwaka umwe n'igice cyangwa 2. Hanyuma kwiga byari numvaga atari ngombwa pe, numvaga atari ngombwa. Nari maze kwishyura amafaranga yose, sigaje amafaranga yo kwandika igitabo. Hanyuma birahagarara, birangira gutyo nkomeza kurwana n'urugendo rwo kuvuza umwana wanjye, nza no kurwara. Murabizi ubuhamya buri kuri iyi channel, abataraburebye wenda bagira amatsiko bajya kureba izindi video z'ubuhamya bwanjye, urugendo rwanjye rwo kurwara kugeza ubwo nashatse kwiyambura ubuzima. Buriya ntabwo ubuzima nyine wiga kubera kuri muzima, wiga uvuga uti reka nige kugira ngo menye ubumenyi nzabukoreshe mu mibereho, nikorera se cyangwa se nshaka n'akazi. Ariko ibyo byose biba kubera yuko uriho. Iyo rero wageze no ku rwego wumva no kuba bitakiri ngombwa, ntago kwiga ari byo waba ugitekereza, kuko kwiga ubitekereza uri muzima, kwiga ubitekereza ukibungabunga ubuzima bwawe, uvuga uti ndahari, ndiho, ngomba kubaho, hari ibyo nzakenera mu buzima, reka nige kugira ngo bizanamfashe kugira ibyo nkemura mu buzima. Rero ntabatindiye, reka mbe ncumbikiye hano. Nuko byarangiye muri kaminuza y'u Rwanda, birangira gutyo.
sinari guhabwa transcripts z'amanota kuko igitabo nacyo n'andi manota yagombaga kwiyongeraho kugira ngo amanota yose kuri diplome aba yuzuye. Urugendo rurangirira aho, nkomeza guhangana no kuvuza umwana wanjye, nkomeza guhangana n'imyigire ye, noneho nanjye n'uburwayi byaje kumviramo uburwayi, murabizi mu buhamya. Nuko reka nsoreze hano kugira ngo video itaba ndende cyane, tuzagira igice cya gatatu cy'ubu buhamya, nicyo tuzakurikizaho ubutaha kugira ngo mubwire uko byaje, uko byakomeje, uko byongeye kubyuka. Gusa reka mbwire umuntu wese ureba iyi video, uri kunyura mu bibazo bitandukanye, ufite intambara, ufite ibikugoye, ufite ibyo udafitiye igisubizo, ubona yuko kubaho ntacyo bimaze birutwa no gupfa, ndayamubwire ngo haracyariho ibyiringiro. Ndi umugabo wo kubihamya, haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kikagira amababi y'ibitontomwe. Izera Imana ishobora byose, nubwo Imana icecetse, nubwo isa nkaho itatwitayeho, nubwo utekereza ko Imana yakwibagiwe, ariko ntabwo yakwibagiwe. Nubwo bimeze gutyo, igufitiye umugambi mwiza, kandi ejo cyangwa ejo bundi uzabona kugira neza kw'Imana. Wowe shikama kuri yo, uyiringiye, uyihanga amaso. Uko wapfapfana kose, Imana yacu ni nyembabazi, ntabwo imeze nk'abantu, ntihutiraho, ntabwo ijya iduhwaniriza no gukiranirwa kwacu, ni nyembabazi cyane. Imana ibahe umugisha rero, mukomere mushikame kuri yo kandi muyiringire, niyo kwizerwa n'ukuri. Imana yacu ni inyangamugayo pe, Imana yacu ni inyangamugayo, ntabwo imeze nk'abantu, ni inyangamugayo, ni inshuti nziza, ni umubyeyi. Ngira ngo ikwiye no kuba, ntabwo dukwiye kuvuga ko, ntidukwiye kuba tuvuga ko Imana ari umubyeyi kuko ntaho ihuriye n'ababyeyi bacu. Oya, ntago nintagereranywa, njye ntago nayigereranya n'ababyeyi banjye, ntago nayigereranya n'ababyeyi banjye, ntaho irihariye kuri jyewe, nintagereranywa. Komera rero kandi ushikame, turi kumwe mu gice kizakurikiraho. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Abatarakora kuri subscribe, mukande kuri subscribe, mukande no kukazogera kugira ngo muzakomeze mubone ibindi biganiro bizakurikiraho. Reka kandi nibutsa abantu ko dufite irushanwa ryo gutsindira ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda ku itariki 20 z'uku kwezi. Uyu munsi turi ku itariki 3, dusigaje iminsi 17. Ndashishikariza abantu kugira ngo bakomeze barebe video nk'uko twabivuze, kugira ngo bazabashe gusubiza ibibazo bizabazwa muri iryo rushanwa. Niba ayo mafaranga wowe wumva utayakeneye, ariko uzi abantu bayakeneye kandi bashobora kureba video bagahatanira ibyo 200, basharinge link y'icyo kiganiro kugira ngo bumve amabwiriza yo kuzagira uruhare mu irushanwa, nabo bagerageza amahirwe yabo. Murakoze rero, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Bye bye, naho ubutaha.